uzumva umuntu avuga ko abaye mu isi ya wenyine. Ese birashoboka yuko umuntu ashobora kuba mu isi ya wenyine kandi akikijwe n'abantu n'ibintu? Catherine yari umwana w'imfura ku babyeyi bombi. Uyu mwana mu gihe yamaze abana n'ababyeyi be nta kintu yigeze akena. Imirire nta kibazo, imyambaro ntacyo yari abuze, ndetse no mu mitekerereze kuko yari afite urukundo akura ku babyeyi be. Papa we yaramukundaga na mama we yaramukundaga. Ku myaka ye 12 ababyeyi be baje gutandukana ku mpamvu zabo bwite. Uko yari asa naho aciye akenge azi ubwenge, bamubajije uwo agomba kubana nawe avuga yuko azajyana na mama we. Mama we yiyemeza gusubira aho avuka kwa nyina. Kuva umunsi ababyeyi be batandukaniye, Catherine yabaye mu buzima bukomeye cyane. Byinshi byarabuze ndetse byinshi byarahindutse. Yari agiye kubana na nyirakuru ubyara nyina, nyirakuru utaramworoheye habe namba. Nyirakuru iteka yatekerezaga yuko kuba ababyeyi ba Catherine baratandukanye byaturutse kuri nyina, ndetse n'igihe yabaga ari kumwe n'abe bombi yahoraga bashinja amakosa, ati mwabaye ibirumbo. Akabwira nyina wa Catherine ati wabonye ugeze iwabo w'umugabo mu mujyi wigira ihabara, ushaka kurya amafaranga, ushaka kwigira uwo utari we. Akamubwira ibintu byinshi bibabaza. Ndetse n'igihe Catherine yabaga akoze ikosa ry'ubwana, nyirakuru ntiyatekerezaga ko ari ikosa ry'ubwana, ahubwo yahitaga amubwira nabi, ati uri uwa nyoko, n'ubundi nyoko yabaye mubi, siko namureze, nawe uzambera ikirumbo, uzabihabara nk'abandi bose. Akamubwira amagambo ashaririye cyane, agahora yigunze, agahora acika intege ubuzima bwe bwose. Catherine yagerageje kwegera ababyeyi bo ku rundi ruhande aho se avuka, nabo bamubwira nabi cyane, bati wahisemo nyoko, hano nta burenganzira uhafite, nta mugabane uhafite. Byiza nuko wasanga nyoko, ukazajya ahora mu buzima bubabaye, ubuzima atagira uwagisha inama. Yajyaga kureba nyina akamubwira ibyamubayeho bimubabaje, agasanga nyina ababaye kumurenza. Yakwegera nyirakuru akamubwira nabi, ati nubwo nshaje sinari mbakeneye, tubundi niki cyabazanye ahangaha, ko mwaje kundira utwanjye, ko mwabuze ubwenge, ko mwabaye ibirumbo, ati mva imbere. Yajya kuririra nyina nanone agasanga nyina ari kurira kumurenza. Hafi y'iwabo hari igihuru kirimo imbuto nyinshi cyane. Abandi bana igihe bajyaga kuhicara no kuhakinira bashaka imbuto zo kurya, we yajyaga kuhicara aharirira akajijisha kugira ngo abandi bana batabona ko ari kurira, bakagira ngo ari kurya inkeri. Catherine yakomeje kuba muri ubwo buzima bumushaririye, abaho yicuza, abaho ababaye cyane, yibaza impamvu yavutse, yibaza impamvu nta muntu afite wo kumugira inama, yibaza impamvu nta muntu yaganyira ikibazo cye cyose, yumva ko amakosa araye nk'uko nyirakuru yahoraga bimushinja. Catherine yaje kugira amahirwe, abona ubufasha, ariga ararangiza amashuri abanza n'ayisumbuye, ajya muri kaminuza. Ageze muri kaminuza yari ageze ahantu bimugoye, kuko kaminuza yagiyemo ntiyari iyo mu gihugu avukamo, ahubwo yari kaminuza yo mu mahanga. Yagezeyo abura umuntu wo kumugira inama, abura umuntu wo kumuba hafi, kuko abandi banyamahanga barirondaga cyane, ugasanga bafite udutsiko tw'inshuti ntawe umwikoza. Nyuma kera byabaye yaje kubona abandi bana 2 baturuka mu gihugu kimwe, ariko aho yaboneye abo bana yaravuze ati noneho isi ya njyenyine nibwo nyibonye. Catherine yagerageje kwegera aba bana baturuka mu gihugu kimwe, asanga bamunena kurusha uko abandi babanaga bamunenaga, asanga bamufata nabi cyane, asanga ntibamwiyumvamo, asanga ntibamukunda, kuko abo bana bavukaga hafi y'aho bari batuye mbere akibana n'ababyeyi be, bamuzi nk'umuntu w'umukire cyane utagize icyo abura. Bongeye kumubona rero yarahindutse, navuga yuko mbese abo bana biyumvanagamo kubera bari bagikize, bakaba yari yarasubiye hasi. Catherine biramubabaza cyane, agerageje kujya aho asengera muri icyo gihugu yari ari kwigamo, asanga naho abasengerayo ntibamwikoza kuko atari uwo muri icyo gihugu, abaho mu buzima bushaririye cyane. Yaje kugira amahirwe
aho yigaga aza kumva inkuru y'uko harimo mentorship class, ahantu bakugira inama bakagufasha mu bijyanye n'amarangamutima, bakakuba hafi mu buryo bwose, ukaba wababwira ikibazo cyawe, ibyo wanyuzemo bakagufasha. Iryo shuri rero yarigiyemo agiriramo inshuti, agiriramo umugisha, abona umugira inama, abona umukiza ibikomere byose yari afite, abona ubagisha inama mu byo agiye gukora, ndetse avamo yiyemeje ko ibyishimo bye bitagomba kuva ku wundi muntu, ahubwo ibyishimo bye bigomba kumuturukamo igihe cyose. Catherine yiyemeza kuzajya aba hafi y'abantu bose bafite ibibazo bijyanye n'amarangamutima, abantu bumva bigunze batishimye, akazajya abagira inama mu buryo bwose ashoboye. Nawe rero igihe wumva utangiye gutekereza kuri mu isi ya wenyine, ugomba gutekereza yuko ibyishimo byawe nta wundi muntu bizaturukaho. Ibyishimo byawe ni ibyawe kandi bigomba guturuka muri wowe, abandi bazaza buzuriza nyuma, ariko ugomba kubaho wishimye udashingiye ku muntu uwo ari we wese. Niba wumva ubabaye, gerageza ushake ikintu cyose cyagushimisha, kuko ushobora gusanga umuntu utekereza yuko ari buzakumara umubabaro ugasanga buguteye kurushaho, nk'uko yari yishingikirije kuri bariya bana baturuka hamwe, agasanga ni ibibazo birenze ibyo yari arimo. Nawe ibyishimo byawe ni wowe nyirabyo kandi ugomba kubyishakamo kuko birashoboka cyane. Iyi ni Mushatsi TV rero, ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse no gukora share ku nshuti zawe n'abavandimwe. Wadusigira n'igitekerezo, inyunganizi muri komenti.